ko abazatangira guhabwa ayo mafaranga ari abashyizemo amafaranga menshi gusa, ayo mafaranga akaba yaturuka n'ubundi. Kuri rero amakuru ahari biravuga yuko hari abagera muri 5 bose bamaze gufatwa, dore ko batanze itariki n'ubundi 30. Yes, reka basuhuze kandi nawe kaze babwira ntimukomeze mugire ibihe byiza. Uyu munsi ibintu bisa nkaho noneho byahinduye isura ku bigendanye n'abambuwe muri STT Company Limited. Rero ubu tuvugana amafaranga yabo akaba agiye kuba yasubizwa, dore ko bamaze kugaragaza yuko ari amwe mu mafaranga aramutse agiye gutyo gusa ari amafaranga menshi cyane, bitewe n'abari bayashyizemo ukuboko cyangwa se abari bayashyizemo amafaranga. Rero bihagaze bite, bimeze bite? Dore ko ku mibare isa nkaho yamaze gukorwa yagaragaje yuko ari 1/2 n'ubundi cya budget y'igihugu ku mafaranga igihugu nyine gikoresha. Ayo mafaranga aramutse abuze ariyo yaba agiye mu baturage benshi. Ni nyuma y'igihe basa nkaho bari kurira kuri za status zabo bavuga yuko bahombye amafaranga menshi cyane y'umurengera, kandi koko nibyo. Ariko ibyo byose nibyo tugiye nyine kwinjiramo, ni operation ya STT, tukareba ibyamaze kuba byatangazwa n'ubundi ku bigendanye na John Rwangombwa n'ubundi ari we wabitangaje, anagaragaza na bamwe mu bari bakuriye iki gikorwa ndetse n'abari babyihishe inyuma. Yes, iyo operation rero tugiye kujyamo birambuye, turebe abari babyihishe inyuma, turebe ndetse nuko amafaranga agiye kuba yasubizwa, dore ko byari byamaze kugaragara yuko ari amafaranga menshi cyane. Gusa ku bari bashyize amafaranga yabo muri Tata bo bivugwa yuko nta ngaru cyangwa se nta mafaranga bazigera bishyurwa cyangwa se ngo babe basubizwa. Rero ibingibi byose nibyo tugiye gucamo mu minota mike cyane dufite hano ngaha rwose. Icyo usabwa rero no kuza kwibuka kubana natwe kandi ukadutega amatwi. Rero ibintu bisa nkaho byari byaravuzwe byinshi bisubirwamo, baravuga bati ese ibintu bimeze bite, bihuriye bitandukaniye hehe n'ubundi n'izindi company cyangwa se n'izindi piramide zakozwe mu myaka yashize. Kuki iyi piramide ya STT ariyo iri kuvugwa cyane? Mu minsi yashize nibwo bivugwa yuko bamwe mu bagambanyi ndetse n'abari barasunikirije n'ubundi iyi STT Company Group basa nkaho bari kugenda bafatwa by'umwihariko mu buryo bw'itangazamakuru batigeze bakoresha umwuga. Rero bajya gufasha n'ubundi imwe mu miryango itishoboye, bajyanye na bimwe mu binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda. Tutari buze kwirirwa tugarukaho byinshi munazi, cyangwa se reka tunabigarukeho kuko nta banga rikirimo rwose. Ni ukuvuga ngo muri ibyo binyamakuru byari bihari nyine, mu binyamakuru byari bihari byajyanye n'ubundi na STT Company kuba bakamamaza company yabo, harimo RBA, yes, ni igitangazamakuru cy'igihugu n'ubundi, harimo BTN TV, harimo TV and Radio 1. By'umwihariko kuri TV and Radio 1 ni bamwe mu bari baramamaje n'ubundi ubucuruzi mu buryo bwa STT Company Limited. By'umwihariko ko babyibuka neza baribuka yuko STT yari yaje no kwamamaza cyangwa se yari maze iminsi iri kwamamaza mu kiganiro gikunzwe kuri Radio 1 mu gitondo gikorwa na Angel Mutabaruka, aho bari babakiriye n'ubundi muri Rirarashe, bagasobanura STT Company icyo ikora ndetse n'uburyo yungukira abaturage benshi. Harimo ba KNC batangira kuba bashishikariza n'ubundi kuba bakorana n'ibyo bigo byose. Ntabwo ari ibyo nyamakuru byonyine byari birimo, dore ko harimo na Flash FM ndetse na Flash TV Rwanda. Ibyo ni bimwe mu binyamakuru byari birimo bitangaza kandi bikanyuza amakuru yabo mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Hakabamo na bimwe mu binyamakuru byari bisanzwe byandika. Benshi uwo bita Ascovia yabigarutseho avuga yuko ibingibi ari scam. STT isa nkaho ikiza, benshi bavuga yuko ari amwe mu magambo ye nyine, ya magambo akunda kuvuga, benshi bakavuga yuko ashobora kuba yazanamukoraho. Gusa byamaze kugaragara yuko ibyo yavugaga byari byo kandi byari ukuri.
byari ukuri rwose, dore ko ubu tuvugana nyine benshi bamaze kuba bakihanagura. Rero John Rwangombwa yatangaje iki, byagenze gute mu nama y'abanyamakuru yamaze kuba yatambuka. Dore ko mbibutsa mbere ho gato yuko twinjira n'ubundi ku bagiye guhanwa cyangwa se ku bagiye gufatirwa imyanzuro ikakaye, uwo bita Scovia mbere yari yatangaje avuga yuko bimwe mu binyamakuru byishyuwe amafaranga y'umurengera kugira ngo bamamaze buriya bucuruzi bwa STT company. Gusa benshi batangira gusa nkaho n'ubundi babihuriza mu Nzozi Roto, baravuga bati ese kuki Nzozi Roto yo ikora, bo batangira kuzanamo n'izindi company zisigaye zikora ngo bishyura amafaranga mukajya mu buryo bwa tombora cyangwa se muri betting. Scovia bigarukaho babaza impamvu uko bigenda ndetse n'uko bikorwa, gusa benshi ntibasa nkaho batabyumva kimwe, basa nkaho rwose batumva ibintu kimwe. Rero Scovia nicyo gihe yahise atangira ababwira yuko ibyo bintu bishobora kuba bitari sekirite ihagije, aribwo benshi batangiye kubivamo. Gusa bagitangira kubivamo ari naho nyine STT yatangiye gusa nkaho ijya gutanga inkunga mu baturage ahantu hagiye hatandukanye, ibinyamakuru bitangira gusa nk'ibibegera benshi cyane. Ariko ndaguha urugero ruto cyane kandi rwumvikana. Ese nkuko mwabibonye, niba mu kujya kwamamaza wenda iriya nkuru cyangwa mu kujya gutangaza iriya nkuru baratanze amafaranga cyangwa se ntawamenya, bagashora amafaranga wenda ahwanye wenda na miliyoni 10 muri kiriya gikorwa, abaturage babimenye bari benshi cyane ku buryo amafaranga miliyoni 10 batanze yari kuba make cyane kuyo bari kunguka, ko bari gutanga wenda nka miliyoni 10 gusa, abitewe nuko abaturage babikunze banabibonye bakaba wenda batanga miliyoni izisaga wenda 200. uri kumva ngo hafi miliyoni 180. uri kumva kiriya gikorwa bagikora nabo bafite imibare myinshi cyane. Rero muribaza ngo ababikoze ababigiye bo bari buze gusubizwa amafaranga yabo gute, bigenze bite? No kuvuga ngo ubu tuvugana STT isa nkaho yamaze gusa nkaho ishakishwa, n'ubundi ibintu byose bakora online cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga babifite source cyangwa se aho byatagire, dore ko 89% abashoraga muri la business bari abanyarwanda, bose bari abanyarwanda, ntabwo bari abanyamahanga. Byumvikane neza ko iyi business ari targetinze ku banyarwanda, ku bene gihugu. Ese ayo mafaranga bajyanywe bahombye bazayabona gute, bizagaruka bite? Rero nibyo tugiye kwinjira mu buryo bagiye kubishyura ndetse n'uburyo bazayabona, ariko hari ikintu ugomba kuba wasa nk'uwibukaho. Ndagira ngo nkibutse wowe utarakanda subscribe kuri YouTube channel ko aricyo gihe nawe ngo ube wakanda subscribe, like, share and comment. Yes, rero dukomeje no kuvuga ngo bitewe n'igihombo cyagaragaye ku batura Rwanda, ntabwo biba byoroshye. No kuvuga ngo ku gihombo cyagaragajwe benshi bakabipostinga bakabivugaho, bisa nkaho bitoroshye cyane, ndetse hari n'uwigeze gusa nkaho atera comment abaza n'ubundi BRD ayibaza ngo ese STT ifite icyangombwa kiyemera kuba cyakora. Benshi ngo byavuzwe yuko yagiye inbox bakamutuka bakamubwira nabi, mubo bakuriye STT nyine bamubwira nabi banamutera ubwoba. Kuva icyo gihe ntiyongera kugira icyo atangaza kuri iyo Twitter ye, bisa nkaho bicogoye. Rero ubu tuvugana uko bimeze ndetse nuko bihagaze STT y'ubundi company, ubu tuvugana bivugwa yuko hari bamwe mu bari mu buryo bw'itangazamakuru ariko abayobozi bo hejuru bivugwa yuko bamaze kuba bafatwa kandi bakaba bagiye gufatirwa ibyemezo. Ubwo ni mu buryo bwo kuba batangaza amakuru. Rero amakuru ahari biravuga yuko hari abagera muri 5 bose bamaze gufatwa, dore ko batanze itariki n'ubundi 30 z'ukwezi n'ubundi kwa gatatu kwabahaye igisubizo ku bashaka amafaranga yabo cyangwa se n'uburyo bazayasubizwamo, dore ko abijanitse muri biriya bikorwa bagatangaza inkuru ndetse bakanabyamaza, ayo mafaranga ariyo agiye gusa nkaho abagarukira, ubundi bakaba bamwe na bamwe bakishyurwa. Ese bazishyurwa bate rero? Ko nashyize amafaranga ugashyira amafaranga ndakayashyiramo, no kuvuga ngo nibajya kwishyura bazahera ku bashyizemo amafaranga menshi. Abashyizemo amafaranga menshi muri STT company nibo bazaheraho babishyura. Noneho mu kugenda bishyura abo bose ku bafite amafaranga make nibo bazayabona nyine mu nyuma, dore ko bivugwa yuko hari n'abafitemo arenga miliyoni n'ubundi 90.
uwagaragaye ufitemo menshi miliyoni zisaga 90, abandi usanga ari miliyoni 30, abandi miliyoni 40 gutyo, miliyoni 10 gutyo. Rero bikavugwa yuko abazatangira guhabwa ayo mafaranga ari abashyizemo amafaranga menshi, gusa ayo mafaranga akaba yaturuka n'ubundi kuri zimwe muri kampani zagiye kwamamaza ibyo bikorwa, ndetse n'abasa nk'ababyijanditsemo, by'umwihariko abari ba manager, ba supervisor, ba team leader, abo bose bivugwa yuko bagiye kuba abafatwa kandi bakaryozwa ibyo binjiyemo batabizi, dore ko biriya nabyo byabaye ubwambuzi bushukanye. Ese ibi bintu leta iribuze kubishobora biribuze kugenda bite? Reka rero twese tubitege amaso turebe ko n'ubundi itariki zatanzwe hejuru nababwiye kuri 30 n'ubundi z'ukwezi ko bizakunda. Ese reka mubwiye ntimukomeze mugire ibihe byiza, mwibambuye amafaranga yanyu mwihangane, inaboneka ni amahirwe, nataboneka muzihangane. Reka mubwiye ntimukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Sano yacu, nyumva kuri mikoro banyita Sano, mukomeze mugire ibihe byiza.